Hello once again, ngendi itangisha ku munyemano yiga abandi uyu munsi nsanze noneho wa mumensi winge namwise Flying Machine ariko ubune ni coach MT de Bullet. Noneho ubu ngubu turi ku kibuga aho bibera aho dukorera imyitozo. Ndagira ngo mbanze muvugisha ho gato ariko aratubwira kandi kantu agiye gukora. Umeze ute Messier? Meze neza, meze neza. Umeze neza Cyane meze neza. Okay. Mbere yuko dutangira ndagira ngo ubundi banze ubwira abantu bushiye twakoze video ariko nabonye imeze nabi cyane biriya bintu wabyakiriye ute? Nanjye sinabyiyumvishaga ko nimanuka peage ndyamye turi buna basa views zirenze 100,000. None ndashaka kubereka ko nananyura mu maguru y'abantu benshi ndyamye kwa kundi namanutse peage. Oya uretse gato uravuze ngo uranyura he? Ndanyura mu maguru y'abantu ndyamye benshi kandi batari umwe barenze babiri. Okay, reka tubanze tubereke ahantu avuga ko agiye kunyura mu tubwire niba abishobora cyangwa niba ari kwikina. Okay, MT de Bullet cyangwa se Flying Machine aragira ati ngiye kunyuramo hano mu ndebere namwe ngo agiye kunyuramo ahangaha. Hariya aracamo cyangwa ntabwo acamo? Reka tumubaze neza atabagiye kutwanduriza imihanda. Tubibutsa ko gahunda no kubereka Kigali ikeye kandi iri green, gira ngo murabibona. Mense hari hano hana abantu babonye uravuze ngo ugiye gucamo? Ngiye gucamo ndyamye nkuko nabibijeje ntago navuga ikintu ntashobora. Cyangwa kubera ziriya views zakongoje urashaka noneho kuhasiga gatwe? Ntago nagira, ntago ndi umupapa wo kongozwa na views, ndi umuntu mukuru ntago nakongozwa na views. Okay, ijambo rimwe ku bantu bagize uruhare mu kugira ngo wenda iriya video ibe yarebwa kwa ruriya rwego. Jambo rimwe, we thank you so much. Mukomerezaho mudukandireho musharinge, like, comment and share. Bana kabisa ubundi tubahe show. Ubundi twaravuze ngo nta gutinda ubwo twagiye kunyura mu musasa. Messier rwose bana ati ngiye iyi freestyle ni yanjye nta wundi uyindusha azahita afungana. Okay Messier banze tubwire ariko ndabona usa n'ufite ubwoba. Byaguteye ubwoba? Nta ubwoba nta na buke. Ukora ibyazi se subizi ngo ajugunya hehe. Okay, reka twibarize bari baje. Okay, bimeze bite? Bimeze sawa. Witwa nde? Umwami Shamaisi. Nawe sukorera muri club? Muri Rwanda Bullet Skaters Club. Rwanda Bullet Skaters Club. Okay. Wari uriho hano kuri umurongo agucamo munsi. Wumvaga ntabwo bufite? Ntabwo nabwo. Niki cyatumye wumva ntabwo bufite? Nuko asanzwe anyuramo. Asanzwe anyuramo. Ariko Messier ubushize hari umuntu wavuze ngo ibi bintu yizere ko utabizi wenyine. Ese iyi mpano yawe cyangwa se freestyle yawe hari abandi bantu yigisha hano muri club? Bose barayizi, abo bari ku murongo bose uko bari ku murongo barayizi, hari nabandi batari hano bayizi. Bivuze ko aba bana bose bari ku murongo abangaba tubona barayizi freestyle cyane, bose bayikora. Okay, nibyo ra? Nibyo. Nawe urayizi? Nawe ndayizi. Nawe wayishobora? Nanjye nayishobora, banyita igisiga cy'umuhanda. Igisiga cy'umuhanda. Nawe urayizi? Okay, nawe urayizi ra? Ndayizi. Bivuze ngo mwese mwayikora ariko ndabona umwe ari we wambaye skate. Ndashaka ntacyo ubundi burya ngo ibikorwa biruta amagambo. Ntacyo reka dukoreshe uriya mwana wambaye skate. Ubundi ubwo nayitwereka nabandi tuzabereka ubutaha ukuntu iyi freestyle noneho MT de Bullet nge namwise Flying Machine. Ubundi harangwa hari n'igisiga cy'imihanda. Noneho ubutaha tuzaza tubayimo twirebera gusa. Okay, let's go. Ngaragira ati nanjye ndayizi ngira ngo muramubona. Wow. Okay, dusoza ngira ngo murabibona harahe n'abashyashya baba bacyambara inkweto uyu munsi hano ya n'abapeti bato ari bose mubona ko bamaze kubimenya ngira ngo murabona uyu mujene ameze n'abati nanjye ubutaha ninge nzaba ngarama. Okay, ndagira ngo nibarize Messier ese ni bande bantu ba mbere wenda wumva ushimira cyane yaba ari abo mukinana yaba ari inzego zibakuriye? Ese uyu mukino ubundi hari ubushiye wari wambwiye ko ufite federation? Federation irahari ya skating mu Rwanda. Okay, niki kintu wabwira ubuyobozi bwa federation yanyu?
Ndashimira federasiyo intera imaze kutugezaho, nimba twarabonye membership ku rwego rw'isi, ni ikintu twishimira, tunashimira perezida w'igihugu kuko imikino nawe ashyiramo imbaraga zikomeye utabona ahandi mu bindi bihugu, yaba abaturanyi n'abanyaburayi hari ibyo batwigiraho.